Turi ku rusengero rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi rwa Gisenyi. Biragoye kugira icyo umuntu avuga muri aya masaha, abantu ni benshi baturutse mu bice bitandukanye. Mwarayumvishe n'inkuru y'incamugongo aho impanuka yahitanye abantu 11 mu minsi ishize, ariko by'umwihariko by'akababaro kandi gakomeye yahitanye 7 bo muri uwo muryango umwe, aho umugabo yapfanye n'abana be bagera kuri 2. Ubu rero ni umuhango wo gusezera kuri iyi mibiri abantu 7 bahitanywe n'iyi mpanuka, bazanwe hano kuri uru rusengero, cyane cyane ko ariho basengeraga kugira ngo basezererweho bwa nyuma, hanyuma bajye gushyingurwa baruhukire mu mahoro. Hano rero umuntu icyo yavuga ni akababaro, ni agahinda. Batoya bose biragaragara ko bababaye, abakuru bose bashenguwe n'urupfu rw'iyi mpanuka yagejeje ku rupfu rw'abantu 11, ariko by'akababaro gakomeye abantu 7 bo mu muryango umwe bakitaba Imana. Kabenga, uri umunyamakuru wa Flash wakoreye hano igihe kinini, ariko by'umwihariko n'iyi mpanuka warayibonye, yari impanuka ikomeye. Nibyo, yari impanuka ikomeye kubera ko ni impanuka iri mu mpanuka zabaye muri uyu mwaka, izandikwa ko ari impanuka ikomeye muri uyu mwaka, kuko impanuka yica abantu ikica abantu 11 ni impanuka idasanzwe ikomeye cyane. Rero ni imodoka y'ikamyo nk'uko twahageze, yarimo imanuka iva muri uyu muhanda wa Musanze Rubavu, noneho ingeze imbere y'ibitaro bya Gisenyi iza kubura feri. Ubwo rero uyu muryango bari mu modoka bavuye hano hari ku isabato ku itariki 28 bava gusenga, nibwo bakubitanye n'iyo modoka yabuze control. Noneho kontineri yari ifite ibubama hejuru imaze kugonga n'umumotari, nawe n'uwo yari ahetse nabo barapfa, ndetse n'abantu 2 bagendaga ku maguru nabo irabakubita barenza umuhanda, nabo barapfa. Noneho hasigara umushoferi w'iyo kamyo niwe wakomeretse, n'abandi bari kumwe 2, urumva ni 3. Iyi modoka rero abangaba barimo uko bari abantu 8, 7 bose barapfuye, hasigara umwana muto umwe nawe wakomeretse, ubu ngubu uri mu bitaro bya Gisenyi kwitabwaho n'abaganga. Mbese ni inkuru y'incamugongo yumvikanye mu matwi y'abantu kuri uwo munsi ku isabato, ubwo abantu bari bavuye gusenga. Abantu bose isabato bayisozanyije amarira, bazi uyu muryango, basenganaga inshuti n'abavandimwe. Ni umubabaro ukomeye cyane, niyo mpamvu ubona hano hitabira n'abantu benshi, ko ubona ko ari umuryango wari uzwi kandi ukunzwe. Abantu benshi baje muri iki kiriyo cy'uyu muryango, ariko cyane cyane noneho inkuru yanababaje cyane ni ukuntu uyu muryango, cyane cyane uriya mupapa yapfanye n'abana be bagera kuri 3, bose bagapfira icyarimwe, bagasiga mama wabo umwe. Bose bari bajyanye burya ngo gusenga, bose bari bajyanye, ariko kandi kuvuga ngo reka nsige uzaba ari inkuru. Uriya mubyeyi yasigaye muri gahunda z'itorero ku rusengero, avuga ati wowe urataha uratega nyuma. Noneho uyu muryango wari ufite andi muvandimwe bavukana, urumva bose batuye mu rugerero, kandi kubera iki gihe insengero zafunzwe, ubundi basengeraga iwabo, ariko aho bafungiye insengero baza gusengera hano kubera ko ariho urusengero rufunguye. Byatumye rero nabo bari batashye bavuga ati ntabwo nasiga abavandimwe, reka nabo bahe lift tugende muri iyi modoka, ari imodoka ya Ravafo, bagendamo ari 8. Buriya ni ukuvuga ngo uretse uyu mugabo Tuyiringire Martin wapfanye n'abana be 2, hari n'umuvandimwe we Nayigize Emmanuel nawe bari kumwe, ariko nawe n'umwana we, ariko bakagira n'undi mwana w'umukobwa nawe w'umugore wa mwene nyina w'umugore we w'imusanze, nawe wari waje babanaga mu rugo, nawe bari kumwe muri iyo modoka bapfanye. Urumva rero ni agahinda gakomeye kuri uyu mubyeyi usigaye, abuze umuryango we, abuze abana be, abuze umugabo we, abuze n'umwana wa mwene nyina. Urumva rero ni agahinda gakomeye. Nawe ubu ngubu ahari ntekereza ko nawe arimo aricira urubanza avuga ati sungiyewe nsigaye he, ubundi bimeze bite, yamba nanjye nari kumwe nabo, nanjye nkaba njyanye nabo.
ariko kubera ko Imana ari igitangaza, ibintu byose Imana bifite gahunda yabyo, niyo wasigaye kugira ngo abari iyi nkuru cyangwa se ajye atanga ubuhamya bw'uko yasigaye wenyine. Hano ukurikije mode hari abantu baje ni benshi ku muhanda, polisi zirahari kugira ngo zoroshye imigenderanire. Mu rusengero abantu baruzi, ariko no hanze ni benshi cyane, ndetse mu byiciro bitandukanye, abakuze n'abana. Birakwereka ko uyu muryango nubwo wenda warangije gutabaruka, ariko n'ubundi wari ufite ubuhamya bwiza hanze muri rubanda. Nawe urabyumva, imva 7 zigiye gushyirwamo aba bantu ni ikintu gikomeye. Nawe uri umuntu umwe ukava muri uyu mubiri, abantu nabo baba ari benshi, none bibaza abantu 7. Ni agahinda, buri wese ari kuhakubita amaso akarira, kumva intimba ku mutima. Natwe nubwo turi abanyamakuru, ariko nawe urahagera akamuntu kazi kumva urababaye. Situngeni n'abantu twasenganaga hano kuri Eglise Mel, urumva nanjye ni agahinda, n'undi wese ni agahinda, yemwe n'utabazi akumva iyo nkuru nawe arumva ari ikintu kimukoze ku mutima, akavuga ati se koko Mana ibi ngibi kuki wabyemeye? Ariko nyine Imana ntawayijije. Pasiteri yavuze ijambo rikomeye mu kubasezera, aravuga ngo ni ugutanga, yasabye Imana ikintu gikomeye cyo guha abantu gukomera, umutima ukomeye cyane cyane ko situwasiyo iraha cyangwa se ibyabaye by'impanuka kubyakira birasa nkaho bigoranye. Ikindi kintu kandi umuntu yakwishimira ni uko kuva impanuka yaba kugeza na n'uyu munsi ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu karere ka Rubavu bwakomeje kubaba hafi. Uyu munsi nabonye abayobozi bo mu nzego zo hejuru baje, byerekana ko bakomeje no gufata mu mugongo abasigaye. Nibyo, bakomeje kubafata mu mugongo, ngira ngo no ku munsi w'ejo w'ikiriyo nimugoroba meya nawe yari ahari, n'inzego za polisi n'abandi, mu rwego rwo kubafata mu mugongo no kubahumuriza. Ntabwo rero ari ikintu cyoroshye, kuko n'abaturage ni abaturage b'igihugu, ni ab'igihugu, n'ubuyobozi nabwo ni ababwo. Rero abantu bagera kuri 11 bapfuye, doni inkuru iciye umugongo. Ubuyobozi nabwo bugomba gufata abaturage babwo mu mugongo, bukabagumanya, bukababwira ko bari kumwe kandi bukabafata mu mugongo. Ni ikintu cyiza cyane rero. N'ubu nahoze mbona Visi Meya ushinzwe ubukungu, mbona nani ushinzwe imibereho myiza, mbona na Executive w'umurenge wa Gisenyi nawe arahari. Urumva n'abavuga hari kumvikana hano benshi nababonye. Yego, harimo n'abavuga ari kumvikana, n'umuyobozi na gitifu w'umurenge wa Rugerero, abantu bakomokamo nawe urumva agomba kuba hari. Rero ntabwo ari inkuru wakumva ngo ugende usinzire, ugende uryame. Ni ngombwa ko n'abayobozi nabo bagaragaza uruhare rwabo mu kugaragaza ko bitaye ku baturage babo kandi bagomba kubafata mu mugongo. Wenda akabenga dusoza, nubwo wenda muhango gikomeje, ariko ibi bikwiriye gutanga n'ubutumwa n'isomo, kuko umuntu ari umugenzi muri iyi si. Yego, nibyo. Urabona abantu bari bavuye gusenga, bazi ko batashye, bamaze gusenga baratashye, bazi ko bagiye mu rugo, ariko urugendo rwabo barurangiriza mu nzira batagezeyo. Ni ukuvuga ngo ni isomo rikomeye, kuko umuntu uyu munsi ni nk'uburabyo. Biravuga ngo ni nk'uburabyo buvuka mu gitondo bugasa neza, ariko izuba ryava bukaraba. N'abantu n'umuntu rero niko ameze, ntawe ukwiriye kwirata ngo ameze ate, ngo afite iki. Ahubwo buri wese yagombye kwafatira isomo ry'uko umunyarwanda we niwe waciye umugani avuga ngo zanduruka ari inka zigataha ari inyama. Niyo mpamvu rero niba ubyutse mu gitondo wagombye kugenda wikiranuye na mugenzi wawe, wikiranuye n'Imana yawe, ukavuga uti Imana rwose umfashe, genda amahoro, ngaruka ndi, ariko nibidakunda uzanyibuke mu bwami bwawe. Nuko bimeze, reka natwe dusoreza, ariko nk'uko n'ubundi pasiteri yabivuze, twese tuzataha, ahubwo umuntu no gucunga izamu rye akavuga ngo ese uzataha gute, ese umunsi wawe cyangwa itariki yawe ugeze aka kanya wataha neza. Ikiri hano ukurikije imbaga y'abantu bari aha n'ibyavuzwe n'ubuhamya mu majoro benshi y'ikiriyo bagiye babugarukaho, bigaragara ko bari abantu nubwo bari bavuye gusenga mu by'ukuri, ariko n'ubu bari kumwe n'Imana cyane rwose. Singitanga ijuru, ariko ndari bifurije kandi ntekereza ko bari bikiwe, kuko bagiye kuruhuka, ariko Imana rwose izabakira mu bwami bwayo, izabibuke ku gitondo cy'umuzuko, nabo bazagaragara imbere y'intebe yayo,
kuko ntekereza ko gupfa uvuye mu rusengero si no gupfa, ni ugusinzira. Baruhukire mu mahoro, nyagasana bishimire, kandi Imana izabahe kuzuka kuri wa munsi w'umuzuko, ubwo abakiranutsi bazaba bazuka Yesu agarutse atungutse ku bicu byo mu ijuru. Kubizera Imana twemera ko hari igihe cy'umuzuko, twifuza ko ku munsi w'umuzuko Imana rwose yazongera ikabatugarurira, tukongera tukababona, ndetse mu bihe bikomeye nk'ibi bitoroshye by'uriya mubyeyi wasigaye. Twifuje ko buri wese umuzi utamuzi amusabira ku Mana, Imana ikamuha umutima ukomeye. Biragoye kubyakira akabenga, kuba wabanaga n'abantu bane ugasigara uri umwe. Uriya mubyeyi we ni uwo gusurwa, akitabwaho, agahumurizwa, kuko ngira ngo wagiye ubona ko kubyakirana n'ubu ntabwo arabyakira. Impanuka yabaye kuri 28, bashyinguye ku itariki 4, urumva ni hafi icyumweru cyose, ariko kugezana n'ubu ntabwo arabyakira, kandi kuko ni inkuru utapfa kwakira, kuba ari kumwe n'abantu wari umuryango wuzuye, hanyuma ukababura amaherero umunsi umwe batarwaye, nta ntambara ibishe, ntaki. Urumva ni ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero umuntu wese yasaba inkunga y'amasengesho, kumusabira, kumusura, kumuhumuriza, ndetse no kumwitaho muri rusange. Imana bakomeze Kabenga, ndagushimiye, kandi nawe ukomeze gukomera nk'umuntu mwasenganaga, ariko by'umwihariko nk'abantu turi muri urugendo, turi muri ino si, katwemere ko igihe kizagera tugataha, ubwo tuvuge ngo tuzataha gute. Nakoze cyane. Namwe mudukurikiye mu bice bitandukanye kuri Resume TV, ibi biduha umukoro wo guhora twiyeza, twikiranura, tugira umutima utaducira urubanza, ku buryo isaha n'isaha Imana yaduhamagara tuzayitaba, tukayitabana umutima ukeye. Bajya bavuga ngo ese Imana n'abantu bazakwibukira kuki? Twizere ko mu gihe watabaruka uzasiga inkuru nziza ku musozi. Ndabashimiye, mukomeze gukomera kandi mukomeze n'uyu muryango. Bye.